naga usabane n'Imana buri gihe basabanaga n'Imana ariko kubera umwanzi Satani umwanzi w'umuntu n'Imana aza gukura Satani gusabana n'Imana. Icyo Satani yakoze yamutandukanyije n'Imana ariko amusiga muri Edeni. Yaciye usabane bwe n'Imana ariko amusigira muri Edeni. No kuvuga ngo rero umurimo wa Satani no gutanya abantu n'Imana ari rwo rupfu. Mwumve kino kintu cyane. Uwo ni umurimo wa Satani no gutanya abantu n'Imana. Niwo umurimo yakoze muri Edeni, yatanye umuntu n'Imana. Umuntu aja kure y'Imana barapfuye. Usabane bwe n'Imana burashira. Rero kuja kure y'Imana ni kugupfa mu mwuka. Adamu rero yapfuye mu mwuka mu usabane bwe n'Imana ariko mu mubiri yari ahari. Kandi yakomeje gukora ubuzima bwe kandi akomeza kuba muri Edeni. Ntabwo ari Satani wirukanye Adamu muri Edeni. Ntabwo ari Satani. Icyo Satani yamukoreye yamukuye mu usabane bwe n'Imana hanyuma amusiga muri Edeni. N'uyu munsi no muri Satani akora no gutanya abantu n'Imana ariko akabasiga mu nsengero n'imirimo n'ishinga. Ariko ubuzima bwabo butagisabana n'Imana. Nashimumwami wanje wabaye umuhuza w'abantu n'Imana. Ntare ya Yuda yaranishije yakojeje Satani. Amen. Turi kumwe. Tumpe Bwana tukufu. Amen. Nganire nitonze. Ndaganira hejuru yo gusenga. Ndaganira hejuru yo gusenga. Umurimo umwe wa Satani wo gutanya abantu n'Imana ari rwo rupfu. Umurimo wa Yesu n'umwe no guhuza abantu n'Imana ari rwo bugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo ubugingo buhoraho ni ubusabane bw'Imana n'abantu muri Kristo Yesu. Icyo gituma rero bavuga ufite uwo mwana afite ubugingo, utamufite nta bugingo afite. Amen. Ni ukuvuga ngo ubugingo ntibisa n'ibitwara dukora. Ubugingo ni ubusabane bw'umuntu n'Imana muri Kristo Yesu. Rero icyo Satani rero yakoreye umuntu yamutaye kure y'Imana ariko amusiga mu mirimo n'ibindi byose. Ni nawo umurimo ukomeye Satani akora mu isi yo mu mwuka. Atanya abantu n'Imana mu isi yo mu mwuka ariko mu mubiri bagakomeza bakabaho ariko mu mwuka batakibaho. Icyo gituma rero Yesu yongeye kuza kuduhuza n'Imana. Yesu ntabwo yaje guha abantu kuririmba, yasanze abaririmbyi bahaba. Ntabwo Yesu yaje kugira abantu abahanuzi. Yasanze abahanuzi bahaba ndetse ni nabo bamwizwa. Ni nabo bamuhanuye. Yesu yasanze amatorero hano. Insengero zero. Yesu yasanze idini riha. Yesu yasanze isezerano rya kera riha. Amen. Turi kumwe. Yesu yasanze abantu basenga. Yesu yasanze imfubyi, yasanze abapfakazi. Yesu yasanze batanga amaturo. Yageze mu kanisa rimwe abo yereka umupfakazi umukecuru watanze amaturo menshi. Kuvuga ngo rero amaturo yasanze aha. None niba ibyo dukora byose Yesu ataraje kuri ibyo dukora byose yaje gukora. Rero Yesu yaje kutugarurira icyo Adamu yari yaratakaje muri Edeni. Icyo umuntu yari yaratakaje, icyo twari twaratakaje muri Edeni, nico Yesu yaje kutugarurira. Yaje kutugarurira ubusabane bwacu n'Imana ariko biciye muri Kristo Yesu. Yongera kandi kubera ko igihe umwana w'umuntu yagiye kure yatakaje ububasha n'Imana ku bintu ndetse no kuri Satani. Rero Yesu yaje kugira ngo tukongere kuko abafite Yesu abahindukira ibintu bine. Murabisanga mu Bakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 30. Abafite Yesu, ikimenyetso cy'umuntu ufite Yesu, ibizamubera icyamuhindukira ibintu bine. Ngo yaduhindukiye ubwenge buva ku Mana. Yesu ni ubwenge bwacu. Cyakabiri yaduhindukiye gukiranuka. Ntawo kiranuka kubwe
Yesu niwe mukiranutsi. Iyo Imana turebeye muri Kristo Yesu, Imana tubaraho gukiranuka. Yaduhindukiriye kwezi, iduhindukira gucungura. Nukwanga umuntu wese ufite Yesu muri we afite ubwenge bw'Imana. Icya kabiri ni umukiranutsi. Icya gatatu ahora yezwa. Icya kane yaracungura. Rero amen. Tumpe Bwana tukufu. Hey, hallelujah. Hey, hallelujah. Zamuraho gatoya. Dutarame gatoya mu minota 50 asigaye kingahe. Nanje zibe umahema yawe ibiye bigashira. Nanje zibe umahema yawe ibiye. Rero ubuzima budasenga agari ubuzima bw'intekerezo. Rero Yesu yongeye kandi kuza ngo atugarurire imbaraga n'ubushobozi Adamu yari afite ataraje kure y'Imana. Nicyo Yesu yaje gukora. Yaje kutugarurira kugira ngo tube abanyembaraga, tubeho mu buzima butsinda, tubeho mu buzima bw'imbaraga. Yesu yasize rukunda kuzimu. Yesu yaranesheje. Mu kuvuga ngo bamufite bose bagomba kubaho mu buzima bunesha. Rero agakiza kafitanye isano no gusenga. Iyo umuntu akijijwe, iyo umuntu yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ikintu kizakiza mu buzima bwe ni inzara n'inyota zo kwegera Imana gusa no gusoma ijambo ry'Imana. Kandi umuntu anebwe nibyo azananirwa gusa. Ariko umuntu wese iyo ari mu bushutsi, ibintu bibiri azashobora no gusenga no gusoma ijambo. Kandi umuntu anebwe nizo bitazananirwa. Gusenga no kwegera Imana. Dawudi yavuze ngo ariko jewe kwegera Imana ngo niko kwiza kuri jewe. Gusenga ni gusabana n'Imana. Gusenga ni kwegera Imana. Gusenga ni gushidikana Imana. Gusenga ni inzira Imana yashyizeho kugira ngo tugire imbaraga. Bwa buzima bwa Yesu. Yesu yabayeho mu buzima bwo gusenga. Ubuzima bwa Yesu bwa buzima bwo gusenga. Nukuvuga ngo umuntu udasenga mu isi yo mu kuka ntabaho, nta mbaraga, nta buzima afite. Kandi Satani ibyo yakoze yahaye abantu ibintu zose. Yarabibareke ariko abiba gusenga no gusoma ijambo. Tworirimba tukumva ubutumwa bene ibingibi tugasiriba. Ariko ubuzima bwiherera bugasoma ijambo. Kubera ko ivyo bintu gusenga kwiherera, gusenga biva mu rukundo umuntu akunda Imana n'ikizera yifitiye. Amen. Turi kumwe. Kandi gusenga mu buryo bubiri. Hari gusenga ko gushaka iby'Imana, hakaba no gusenga ishaka ubwayo. Mwami Yesu warakoze, wampaye amahoro yo mu mutima, unindira muri isi mbi. Mwami Yesu warakoze, Mwami Yesu warakoze, wampaye amahoro yo mu mutima, unindira muri isi mbi. Mwami Yesu warakoze. Twoshata haleluya. Karame dutera haleluya. Lego koto. Kuko impano tumunasenga n'umwanzi wawe. Ikintu cyose gitumudasabana n'Imana, uwo n'umwanzi wawe. Kuko gusenga no gusabana n'Imana. Rero ikintu cyose gishobora kukuza kwegera Imana n'umwanzi wawe.
yabatijwe yagiye masengesho yagiye ku musozi gusenga ngo niho yaherewe imbaraga zo gutangira kirazira kikaziririzwa gukorera Imana nta mbaraga zayifite kuko cyo umuhamya bishobora uyihakana vuba cyangwa uyifosha vuba bikora neza biraziririzwa gukorera Imana nta mbaraga ufite zo kuyikorera cyo gituma benshi baba muzu y'Imana ariko Satani akibafite imbaraga ari imbata za Satani ariko bakorera Imana kuko birashoboka ko umuntu yokorera Imana ariko atayikunda cyangwa umuntu ashobora gukorera Imana ariko badakorana umuntu ashobora gukorera Imana atayikunda umuntu ashobora gukorera Imana ariko badakora yewe Gorigota sizakwibagirwa yewe Gorigota wambereye injugu yewe Gorigota uri w'agaciro Gorigota erega dusenga bwari ubuzima bwa Yesu bwari ubuzima bw'Umwami Yesu tugomba kwigana Umwami wacu ngomba kwigana Umwami wacu Dawudi aravuga ngo rero kwegera Imana gusabana n'Imana ngo nibyo byiza kuri jewe ngo kandi Uwiteka niwe ngize ubuhungiro bwacu iyo umuntu asenga hari ibintu bine byihutirwa cyane Imana izimuha gift zihutirwa zine Imana izimuha iya mbere iyo umuntu abaho mu buzima bwo gusenga Imana izimuha imbaraga z'umwuka we iyo umuntu yuzuye umwuka wera imbaraga kuko umwuka wera iyo utakishijwe Imana mu mwuka wera ariko imbaraga zirashakishwa izo mbaraga rero nizo abantu batagira imbaraga zirashaka uje mu masengesho kwaba mu buzima bwo gusenga ukagira imbaraga zinesha isi na Satani mu isi yo mu nje birabaho ngo tugwana nabo zabafite amaraso n'inyama n'abatwari n'imbaraga n'abafite ubushobozi kugira ngo rero duhangane tubeho mu buzima bunesha Satani tubeho mu buzima bunesha isi nuko tuba dufite imbaraga z'umwuka we tuba dufite muri wewe ufite imbaraga z'umwuka we kuko ibyo tugwana nabyo ntibigaragara Satani ntagaragara abadayimoni ntibagaragara batuye mu isi yo mu mwuka rero iyo dusenga tuba tugiye kujya mu isi yo urugero uko umuntu adashobora kubaho adahumeka niko umukristo adashobora kubaho adasenga kuko gusenga niko guhumeka k'umukristo amen turi kumwe amen uko umubiri udashobora kubaho utajya nabonye no nikaho kujya kuri imbere cyane uko mudashobora kubaho mutagina niko umukristo adashobora kubaho atasenga atajya n'ijambo bishoboka ninde umariye atajya akaje gupagaza hari uwoje gukora akazi agizinga atajya bizoshoboka imagine ubiziyinga udasoma ijambo ibaza uko umeze mu isi y'umwuka upfuye ikigaragazo cyose kiraza kikakubita bituma rero abantu tubayeho turi mu ikanisa ariko tutuyeho mu buzima bw'integeke turi abanyantegeke mu isi yo mu mwuka nta Mana tuzi nta jambo tuzi turi abanyedini kuko mu ikanisa haba mu bice bitatu dufite abantu batarakizwa n'umunsi batazi na Yesu bataramubona gutya ataraniyereka gutya ngo bahure na Yesu harimo abamama benshi batarabona Yesu abapapa benshi ariko boririmba boyobora ikanisa gukora ashazi gukora imirimo yose mu ikanisa ariko batarabona Yesu ikindi gice cya kabiri cy'abantu babatijwe ariko ntibuzura umwuka wera murabisanga mu byakozwe n'Intumwa 18 ku murongo wa 18
kabiri kumanuka aho Filipo yagiye kubwiriza abantu barihana barizera arababatiza ariko ntibuzure umwuka wera dufite igice kinini mu bwoko bwacu cy'abantu babatijwe batigeze buzura umwuka wera twagera n'igice cya gatatu cy'abantu bakeya abaroma bavuga ngo abayoborwa n'umwuka wera bose ngo nibo bana b'Imana icyo gice rero abo bantu bose ko ari batatu bakora imirimo isa mu ikanisa ariko bayikorera hatandukanye aba mbere bayikorera mu mwijima aba kabiri mu idini aba gatatu mu mwuka amen ariko yose irasa tubo yitandukanye bose boririmba hari bamwe bakaririmbira mu isi abandi bakaririmbira mu idini abandi bakaririmbira mu mwuka we je tumaze yoze ngiye kirageze ko basenga data bamusengera mu kuri no mu mwuka iso dukora byose birasa ari aho tubikorera niho hatandukanye rero ibyo bice bibiri bya mbere by'abantu batarakizwa n'abantu b'abanyedini umuntu utarakizwa biragoye gusenga cyane umuntu w'umunyedini biragoye cyane kuja kwiherera no gusoma ijambo ry'Imana yosoma silabisi akamara impapuro n'impapuro ariko kuvuga ngo arambure igipande kimwe agisoma ibitotsi bikaza rero gusenga si uko abanyategeke gusenga si uko babuze icyo gukora gusenga ni uko abanyembaraga gusenga ni ukuvuga gusenga si ukuvuga gusenga ni ukuvuga nimba umuntu ashobora kwirirwa avuga akirirwa avuga ariko akabura iminota 5 avuga imbere y'Imana gusenga ni ukuvuga Mana ndagukeneye Mana ndakwifuza gendana naje gumana naje umugabo akananirwa kuvuga gutyo umumama akananirwa kuvuga ariko akirirwa avuga ijambo rikuri haleluya ayo mapepo ayo ni amapepo kuko tiwokwiriye kuvuga ariko ukananirwa gufata iminota 5 usenge uri imbere y'Imana gusengera urugo rwawe waje gusenga ibitotsi byose bikaza bakaba ngo mu rugo dusenge kujya usenge ibitotsi byose barangiza amazi ayo ni amapepo iterare yo tuyashambuye tuzamure Gorigota siza kwibagirwa yewe Gorigota wambere y'icungu yewe Gorigota uruwa gaciro nta kintu na kimwe kiza gisimbura gusenga nta nshingano n'imwe yobuza umuntu gusenga nta murimo n'umwe yobuza gusenga kuko impamvu zo gusenga zirarutaho umuntu yosengera amen impamvu zo gusenga zirarutaho umuntu yosengera nta kintu na kimwe mu isi cyosimbura gusenga kuzara tikosimbura gusenga gukora tikosimbura gusenga kuko gusenga tiko kubangamira mu gukora byose ahubwo gukora byobangamira gusenga ariko gusenga tiko bangamira umurimo kuko gusenga ni mu mwuka nusenga twara imodoka nusenga chumba nusenga nuga gusenga nusenga impamvu zo gusenga zirarutaho umuntu yasenga ninde umuntu uguze haza asengera Imana ikamwumva arantu uza wumva ko uhagera utageze n'Imana usize kumva ubundi abantu batatu gusengera kugira ngo Imana ikumve ahantu hambere ni mu nzu y'Imana niyo Salomo yavuze amaze kubaka inzu arabango Mana ubwoko bwacu ni buzi siko bimeze uzamuvure mwisha ahantu hakabiri ni Yesu wahavuze yaravuze ngo mu cyumba cyawe ari ahantu hagora abantu gusengera mu nzu kuki ingo zidasenga erega kujya umugabo udasenga n'umugambanyi w'urugo rwe n'umugore udasenga n'umugambanyi w'urugo rwe kuko gusenga ni ukurinda umuryango wawe amen turi kumwe iyo umuntu agiye gusenga mu rugo iyo abantu bagiye gusenga baba bavuze ngo Mana turakwegereje mwacu hano tuhagize amateraniro hano tuhagize ikanisa hano tuhagize niko nta handi hantu wakomeye ko mu rugo rw'umuntu
niryo kanisa rikomeye, kuko satani adutera mu nzira zibi, adutera mu muhamagaro no mu rugo naho gusa. Benshi bananiwe umuhamagaro, bananiwe mu ngo zabo, n'abandi bananiwe mu ngo zabo, bananiwe imihamagaro. Kuko iyo unaniwe umuhamagaro uafekita urugo, iyo utewe mu rugo biafekita umuhamagaro, kuko naho umuntu aba gusa ni mu muhamagaro. Uca Imana yamuhamagariye naho Imana yamuremeye Edeni yiwe, naho hantu habiri. Amen. Gusenga rero, Yesu yigisha abantu gusenga. Mu kintu gikomeye Yesu yigisha abigishwa be gusenga. No gusenga, yabigishe gusenga. Nimutamenya gusenga, muzabaho mu buzima bw'abanyategekeye, muzabaho mu buzima bw'idini, muzaza mu nzu y'Imana, ariko satani aba afite imbaraga. Mudashobora gupfukama ngo musenge musingire. Umuntu akamara imyaka 2, 3, 4 mu rusengero atarahinduka. Ikibazo ni ubuzima bupfuye. Uko umwaka utashe uracari wa wundi dusenga, ikibazo gikomeye cyane. Uko umuntu adashobora kuba hatagi, niko umuntu adashobora kuba hadasenga. Rero Yesu arababwira ngo musenge mutagwa mu musha. Musenge, gusenga niko kuza gutuma ntiwosenga umwana arwaye, ahubwo usengera umwana ngo ntakarwaye. Musenge mbere y'ibibazo, musengera abana mbere y'uko bahura n'ibibazo, kuko tuzobasengera bahuye nabyo. Tibizokundira ko ubona imbaraga zo gusenga, kuko uzoba ufite agahinda n'umubabaro, ariko bakiri bazima niho ufite imbaraga zo kubasengera kugira ngo hagire. Kuko muri mu Migani 14:26 haraba ngo Uwiteka afite ibyiringiro bikomeye, ngo kandi ngo abana be bakabona ubuhungiro. Ukuvuga ngo kubaha Uwiteka kw'ababyeyi ni ubuhungiro bw'abana. Amen. Turi kumwe. Rero Imana ibaha umugisha. Ubuzima rero budasenga aba ari ubuzima bw'itegeke, aba ari ubuzima budahari, aba ari ubuzima burembye, aba ari ubuzima ntabwo bishoboka, kuko abo turwana nabo dukirana nabo Pawulo yaravuze ngo n'abatwara n'abafite ubushobozi n'abanyembaraga w'isi yose. Amen. Rero iyo dusenga, iyo dusoma ijambo ry'Imana, rero ijambo ry'Imana iyo dusenga nitwe tuba tugiye kubwira Imana ubukene bwacu. Iyo dusoma ijambo ry'Imana tuba tugiye kumva ubushake bw'Imana kuri twe. Rero iyo umuntu adasoma ijambo ry'Imana aba yanga Imana. None se mumenye Imana gute? Muzamwimenyera. Mukunda icyo mutazi, mukuzera icyo mutazi, mukunda icyo mutazi, mukorera icyo mutazi. None Imana mukorera mwayibwiwe n'iki? Ukuvuga ngo rero umuntu udasoma ijambo aba yanga nyiracyo. Ntabwo Yesu yatsindishije Satani amasengesho, yamutsindishije ijambo, ariko ari mu bihe by'amasengesho. Amen. Turi kumwe. Amen. Mu butayu Yesu asenga, Satani yaramugerageje. Ntawe Satani atokugerageza nubwo woba mu masengesho ageze gute, Satani araza akahegera. Ariko yegereye Yesu agize umwana w'intama w'Imana, Yesu Kristo umwami wacu, Satani yaramuvogereye ari muri 40 days z'amasengesho. Ariko Yesu ntabwo yigeze amutsindisha amasengesho, yamutsindishije ijambo, ariko ari mu bihe by'amasengesho. Rero umuntu yosenga ariko ntahinduka. Umuntu yosenga naje mu kazi agakomeza kujya. Hari n'abaza basenga bakaronga, abandi bagasenga bagasambana, abandi bagasenga bakagira ubugome. Timuzi ko tuba dusenga ariko turi abagome benshi tibakundana. Ariko ikintu kiza gihindura umuntu ni ijambo ry'Imana. Ukurisoma niko rigenda riguhinduka, rikugira ryo, rikagukuramo wewe, rikakugira ryo. Nicyo bituma Dawudi yabyanditse muri Zaburi 119 ku murongo wa 11, nabikiye ijambo ryawe mu mutima waje kugira ngo tazagucumura. Nukuvuga ngo rero gusoma ijambo ry'Imana
biraba ngo kwizera kuzanwa no kumva ijambo. Rero umuntu wese udasoma ijambo ry'Imana nta kwizera agira. Ukusoma kugira umunyeshuri yiga, uko agenda yiga niko agenda aba umunyabwenge cyane. Niko n'umukristo asoma ijambo aba umukristo cyane. Amen. Agira ubumenyi cyane kuma amenya Imana, amenya ubushake bw'Imana, amenya amasezerano y'Imana, amenya umugambi w'Imana ku buzima bwe, amenya icyo Imana yakoze, amenya icyo Yesu yakoze, awuhanga amenya Imana. Hanyuma Yesu abigereranya n'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Uwumvishe ijambo ryaje akarikomeza, agereranywa n'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare, imvura imiyaga biraza byikubita kuri iyo nzu bigasanga yubatse ku rutare. None se mwe mwubatse iki mudasoma ijambo ry'Imana? Agakiza kawe kubakiye, kwizera kwawe kubakiye kuki? Nimba mukeneye kuba itorero s'abantu benshi, itorero n'abafite umwuka wera. Amen. Itorero uri itorero, undi ni itorero, kuko itorero ni umuntu wese ubambwamo n'umwuka wera. Amen. Turi kumwe? Itorero si Rehoboth Ministry. Itorero ni umuntu wese ubambwamo n'umwuka wera. Niryo torero. Ndi itorero ni umwuka w'Imana ndimo, uri itorero ni umwuka w'Imana kuri. Muhaguruke dusenge. Kubera rero tuzokomeza tuganire. Rero ndabasabira kubaho mu buzima bwo gusenga, ndabasabiraho mu buzima bwo gusabana n'Imana, ndabasabira umupapa usabana n'Imana, egera Imana, sabana n'Imana, shudikana Imana, bamama w'umunyembaraga, sabana n'Imana, shaka Imana, egera Imana, kunda Imana, kurusenga. Ingo zanyu muzubakire hejuru yo gusenga, ubuzima bwanyu mubwubakire hejuru yo gusenga, ibyo mukora ubikore hejuru yo gusenga. Umurimo wose udafatikanyije gusenga, uwo murimo ni umunyategekere. Kuririmba utabifatikanyije no gusenga, kubwiriza utabifatikanyije no gusenga, kwicaza utabifatikanyije no gusenga. Imirimo yose iyo idafatikanyije no gusenga nta musaruro izigira. Muzamukora mukanwa mu kanisa mutarabona n'umugisha n'umwe kuzo mukoreremo Imana, kuko gusenga niko kuza kuzana imbuto muzo dukoreramo Imana. Iyo wasenze ubu munyembaraga, iyo wasenze ugira amahoro, iyo wasenze misi yo mugukuranisha, iyo wasenze imbaraga z'Imana zikuramo. Nta wundi mwuka, nta zindi mbaraga zishobora kugeramo, kubera ko muri wowe harimo imbaraga z'umwuka we. Ikindi cya kabiri mukazatanga iyo umuntu asenga ni ibintu bine nazi. Cya mbere, Imana iziguha imbaraga z'umwuka we. Cya kabiri, Imana iziguha amasezerano. Umuntu wese wasenze, umuntu wese uri imbere y'Imana, Imana izimuremera amasezerano. Ijambo rya gatatu, Imana izimuremera ubuhungiro. Imana izikurinda kandi ikakurindana n'ibigushamikiyeho gusoza. Uzuyegera ikamenya aho ibyo ukeneye, ikakurindira abana, ikakurindira iyo bagiye, iyo utazi baza birirwa. Kubera uri imbere y'Imana, Imana ikabarinda. Ijambo rya kane, Imana iziguha umugisha. Umugisha ni ikintu gikomeye cyane. Imana ivuze ngo nguhaye umugisha. Ubutunzi bwose ari kumugisha tuzusha. Umuntu wari ufite inkano mu Burundi 1000, umunsi zapfuye zose tiyakenye zerakenye, ariko umunyamugisha yarawugunganye iyo yagiye. Amen. Ubutunzi bwarashize, ariko umugisha n'uwungana n'uwuzarana napfa abana bakawugumana. Nukuvuga ngo rero iyo utabaho ubuzima bwo gusenga bwo gusabana n'Imana, Imana izimumugisha. Iyo umugisha ari ubukene, ariko mu bana be hakazavuka umugisha uteye ubwoba. Cyo tuma abantu benshi kera bari abakire batigeze bagira umugisha. Ubu nyine imiryango yabo ntivugana ntinafasha, ariko hari abari abakene basengaga Imana, usanga imiryango ihuje kandi ikunda. Uwo ni umugisha. Nimubona mwari mutakundana mutazamufashanya, muzorebe iriya hejuru.
ariko hari abatagira n'ubushobozi ariko bakunda cyane kandi bagafasha. Haba n'abandi buri muntu wese n'nyamwigendaho haba hari ikibazo kiba kiri hano. Rero Mungu awabariki sana, Imana ibahungisha, ndabasabiye kwegera Imana. Gusenga si ikintu gikomeye cyane, gusenga no gushidikana n'umucunguzi wawe, gusenga no gusaba no kwegera Imana, n'urukundo ukunda Imana kuko ukunda uramwegera umuha umwanya, icyo ukunda ugiha umwanya, siko kuri icyo ukunda ugiha umwanya. Niba urukundo ukunda Imana rungana n'umwanya uyiha mu buzima bwawe. Hello, urukundo ukunda Imana bingana n'umwanya uyiha mu buzima bwawe. Inshuti muzamuja kwira mutarabona ukahamagara mukaje gushakana. Rero gusenga n'uja gushaka inshuti yawe. Wowe wabo ninage kuri Rwanda na Yesu. Twirirwe tuganira. Reka dusenge Imana. Rero mpamvu iyo system udasenga n'umwanzi wawe ukikuza kubona imbaraga, ikubuza gusingira imbaraga n'amasezerano. Imirimo n'imibabuza gusenga uwo n'umwanzi wagabizi. Ariko hari abandi bajya basengesho bakomeye kandi bakora kuko gusenga ntikubuza umuto gukora. Mana igira neza, Mana ihoraho. Haleluya! Mbaraga z'Umwami Yesu Kristo w'i Nazareti, turagukeneye Mana, turakwifuza. Buri munsi anuba kunesha byose. Buri munsi anuba kunesha byose. Buri munsi imbaraga z'umwuka wawe wera Mana. Abantu nibuzure imbaraga z'umwuka wera Mana. Abagabo nibagushakishe gusenga, abamama nibagushakishe gusenga, bahungu n'abakobwa urubyiruko nirugushakisha gusenga. Mu mbaraga z'Imana abatuyeho mu buzima bwasinzwe, abatuyeho mu mibereho yananiwe, nibongere kandi bagira imbaraga mu izina rya Yesu. Nibongere basubizwe mu ibyiringiro. Yesu ni wowe cyitegererezo, bakwigane ude kukwigana mu izina rya Yesu. Imbaraga zura ubuzima budasenga, ubuzima budasenga, ubuzima budasabana nawe, ubuzima budakorana nawe, ubuzima budasoma ijambo, ubuzima butaguha umwanya. Mwami Yesu, ubwo buzima nibubeho mu izina rya Yesu. Nibubeho mu izina rya Yesu. Nibazuke mu izina rya Yesu. Nibasenge batagwa mu byaha, nibasenge batagwa mu ngosha, nibasenge bataba abanyantegeke, nibasenge kugira ngo babeho mu buzima bw'imbaraga. Abagabo babe mu buzima bunesheje, abamama batuyeho mu buzima bw'imbaraga, babe mu nzu yawe bafite imbaraga, babe mu nzu yawe banezerewe, babe mu nzu yawe bafite amahoro, babe mu nzu yawe Mana bafite umugisha, bagukorere bafite umugisha kugira ngo ibyabo bigire umugisha mu izina rya Yesu. Haleluya! Haleluya! Ubuzima budasenga nibubeho mu izina rya Yesu. Turazura ubuzima budasenga mu izina rya Yesu. Haleluya! Ubuzima budasenga nibubeho mu izina rya Yesu. Semeni amen. Tuge gusenga kuko nikintu nitegerereje naragenzuye. Nacyo nazasenga Imana gusa niriye jambo no babwira abantu tibasenga kandi gusenga nukuvuga gusa. Mana ndagukeneye, ndakwifuza, ndagukeneye kumarira nuko gusa niko umuntu azasenga. Reka ture buri muntu wese agira icyo aganira. Dusenge nk'iminota 5, narengeje mu minota 5, ariko nk'iminota 5 dusenge gusa. Gusenga n'ubuzima bw'imbaraga, n'ubuzima bwa Yesu, n'ubuzima bw'abanyamwuka, n'ubuzima bw'abana b'Imana, kuko umwana wese asa na se. Umwana wese asa na se. Amen. Siko umwana wese asa na se. Nimba ndi umwana w'Imana ngomba kwigana Imana.
ngomba kwigana Yesu. Ubuzima bwa Yesu rero bari ubuzima bwo gusabana nasi n'Imana. Natwe rero niba Imana ari data, gusenga n'ubuzima busabana na data. Mu izina rya Yesu, imbaraga zawe Mana uyu munsi wa none Mana turagukeneye. Mu izina rya Yesu turakwiyegereje mu buzima bwacu Mana. Imbaraga zawe no kugira neza kwawe dukomeye Mana. Mwuka wawe wera, imbaraga zawe, bwiza bwawe ugendana nawe. Haleluya, haleluya. Mu mbaraga z'Uwiteka Imana nyir'ibihe, Elai Santo Omergai, jina lako lipewe sifa, jina lako liimidiwe na liinuliwe, litukuke. Asubuhi ya leo, jioni ya leo, naombea wa baba na wa mama wajazwe Roho Mtakatifu, wajazwe Roho Mtakatifu, wajazwe nguvu. Shangwe na vigelegele ni vyako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Barikiwe sana.